gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Nirani yari afite umuntu bari kuganira ndetse aha yari arimo amubaza biri serious nangwa just ndimo ndarota ntago ari ukuri munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri abangaba bombi babiri Nirani yitegereza umukobwa akambwira ati ariko se Gavi ushaka iki ukeneye kumenya niba ibyo wabonye ari ukuri nangwa ufite ikindi kintu kiri kukugenza Gavati Nirani njyewe rwose mfite ibintu byinshi cyane numva biri mu mutwe wanjye nshaka kukubaza ese ubundi byaje ryari ibi bintu wabitangiye ryari ese uyu mukobwa mwakundanye kuva ryari ubundi se kuki wabimpishe neza ufashe imyaka igera kuri 7 ngiye nawe twakundanye uyihinduye impfabusa Nirani basi yumbwira yari kugutwara iki ese basi ni iki nakoze niki nagukoshereje koko girwe na rubanda ibintu byose mbibona hirya no hino basi si umbwira ko wabonye undi muntu ukunda nabura nkicara mbizi Lim why kuki wankora ibi bintu kuki wambabaza kuki ntabwo ndabyumva sindabyakira umutima wanjye ndumva wahabye ndi gutekereza ibintu byinshi ndi kwibaza ikintu naba naragukoshereje ndi kwibaza ikintu naba naragukoreye ndi kwibaza what have I done to you Nirani ati Gavi tekereza ukuri kose ko wese mu myaka ngiye nawe twakundanye inshuro twabanye tudashwana wazibara ngiye nawe twahuraga dushwana ariko basi ca ntabwo turi buganira uhagaze ati ndicara mu biki mbwira ngo uteze yombi mbwira ibintu byose Nirani ati mukobwa mwiza ndakubaha
kandi uretse no kuba nkubaha naragukundaga urukundo nari ngufite rwari urwanyana ndati se waje guhindura ibitekerezo ute mama se wakicaye nkabikubwira Gavi hari ibintu byinshi cyane ukeneye kumenya kano kanya wambabarira ukicara ndahera ko yicara ariko ubona afite akababaro n'agahinda anazenga amarira mu maso ari nakari kurira uvuga ati Nila basi mbwira kibyo nabonye atari ukuri mbwira ko utambitse undi mukobwa impeta Nila nati Gavi ntago ndi bukubwire ngo sibyo kugira ngo nkunezeze kandi ari byo ibyo wabonye nibyo kandi ni ukuri ahubwo reka tubiganireho njyewe nawe turahahise kandi byose byatewe n'amakosa yawe nkuko nabikubwiye uribuka uburyo njye nawe twahuye ninjye wabanje kugukunda ntabwo ari wabanje kunkunda ariko byatangiye ngutinya Gavi uri umukobwa mwiza umunyabwenge umuhanga nawe urabizi kuri mwiza ndakubeshye ibyo reka tubiskipinge si ngombwa tumenyana byatangiye ngutinya akuvugisha ariko nkumva ndagutinya najya kukubwira ko ngukunda nkabona nyine ntabwo uri bubyumve ukuri umukobwa uri so serious hari n'abantu benshi cyane bagutinya none nabikubwiye nagize chance gira umugisha nyine ntabona ukuntu nsobanura nsanga nawe urankunda nagiye kubwira ko ngukunda sa naho nari naragutindiye pe ariko sinari naratinze ahubwo nahoranaga ubwoba mvuga nti sinamubwira ko mukunda mubana twari dufitanye ugahera kurangira ese namudatinga akamfata ukundi kuntu urabizi byarangoye kandi nabwo kugira ngo ntabore urabyibuka ko byatewe nawe twari turimo tuganira burambajije ambaza atari ko bundi kunyitaho kumamagara ibintu uribuka amagambo wambajije ndakubwira ati nuko ngukunda nuko ibintu byatangiye nari narabuze ahantu mera mbikubwira gusa tumaze gukundana ya mahoro make njye nawe twari dufite yatangiye kugenda buri ni bande barakaranyijwe ni Gavi na Nila ni bande bari gushwana ni Gavi na Nila ni bande abantu bicaje bari kuganiriza bari guhuza ni Gavi na Nila iyo myaka yose 7 uvuga twayimaze turi mu miguruko uyu munsi wandakariye ngo natasha amajoro menya ejo wandakariye ngo nuko afashe telefone yanjye kugakubitana ngo na message menya ngo nuko ngo ntakubwiye ngo ndaha menya ngo nuko wamamagaye ugasanga ndi waiting menya ngo nuko ngo wanyandikiye ngo nkasoma singusubize menya ni byinshi twagiye kandi twagiye dufuta duto
wowe ubwawe muri iyo myaka 7 watangiye kugenda lozinga interest kuri njye. Rimwe na rimwe nkaguhamagara unyitabe, nkaza kukureba ukandeba nkaho nahari, ukanyiryaho, ubundi nkagusaba imbabazi ariko ntuzimenye, ukanyereka ko yewe utanampfuyeho. Byatangiye ari utuntu duto tugeraho rimwe tukaba twamara n'iminsi tutavugana, harenga nkaguhamagara nangwa se nkakwandikira kugira ngo wenda nabura ibiki ibintu byasubira kuri line. Ariko Gavi gira mani pe, ubundi nkemera nkaza ukantuka ukankubita ukagira ute, ndebe ko ibintu byagenda neza. Sasa ikintu cyaje kubaho ni urabyibuka ni wowe wandakaje, wansanze mu kazi ngira amagambo mabi cyane, mbwira ukuntu nikunda, mbwira ukuntu wicuza kumenya, mbwira ukuntu wicuza kunkunda, mbona meze nkaho ndi badeni kuri wowe kandi ntabwo nifuzaga kukubera umutwaro. Kandi nabwo ibyo bintu byari biturutse ku kantu gatoya cyane, just ngo nuko ngo nagiye out n'inshuti zanjye ngo tugataha nijoro, ukaba ngo nyine nakubwiye ngo ndaguhamagara bigenda ndaguhamagara. Ibyo byonyine gusa njye nahoraga nibaza mu mutwe wawe habaga hari n'iki, uba uri gutekereza. Ese iyo nabaga ndi kumwe n'abandi bantu natekerezaga ko ndi kumwe n'abandi bakobwa. Gavatinira kezanga n'iryari mwigeze mujya out ngo mugende mwenye, mwabaga muri kumwe n'igiri cy'abakobwa mukanywa mugasinda, ntumenye n'uwo mwatanye, ntumenye naho waraye. Nati Gavi, urabizi neza ko ibyo bintu nari nsigaye nsa naho ndi kugenda mbicika. Simpakana ko ibyo byose bitaba, kandi koko iyo umuntu yasinze hari ibintu byinshi cyane akora nawe ugatatekereza. Ariko urabizi najyaga mbikubwira buri munsi ko njyewe iyo nasinze nibwo ngira attention iri hejuru, sinshobora gukora ikintu nasinze ko mba nzi ko nshaka kugikora nkazakicuza. Nageze aho nanagabanye kunywa inzoga kubera wowe, ariko ntiwigeze ubiha agaciro. Wahoranaga ubwoba, ako se wahoranaga ubwoba ngo ngubwuko ngomba ndi kumwe n'abandi bakobwa, waratekerezaga ngo nzaguta mbasange. Ntabwo mbizi Gavata, ahubwo ari byo wakoze. None se ntiwantaye ugasanga undi? Nati Gavi, ntubyumve nabi ntunabitekereze nabi. Like yara twahuye nyuma yuko njye nawe twari tumaze gutanduka. Gavata, ariko njye nawe ntabwo twigeze dutanduka. Njye nawe twasezeranyo. Nati rero kambikubwira uburyo twatandukanye. Icyo gihe ukimara kumbwira amagambo mabi narababara. Sinongera kuguhamagara, sinongera no kwandikira. Wanamamagara nkakwitaba, ariko singire byinshi nkubwira nkagutega amatwi ukavuga ibyo uvuga wasoza ugakupa. Twabanye muri ubwo buryo like 3 weeks, kugeza aho niwongera kumpamagara, nongera no kunyandikira. Byongeye warambrokinze ahantu hose, kuko nyuma y'icyo gihe ucecetse nagerageje kuguhamagara vuga ni wenda ubu ngubu twaganira nkakubwira amagambo mabi wambwiye, naragombaga nsanga warambrokinze even ahantu hose, ahantu n'ahantu nari mfite ngo kure. Njye natekereje ko byarangiye, none nyuma y'icyo gihe cyose ugarutse ahangaha kubera ko ubona nateye ivi. None se hari hashize igihe kingana iki inshuti yanjye?
it's almost a year njye nawe tutabonana tutanavugana ahubwo nungwe no kukubona hano gavatinira abanya kwikunda none se muri uwo mwaka wose nawe umaze narakublokinze njye nakublokinze igihe gitoya nakublokinze icyumweru nyuma yaho nkora unblock icyo nakoze naragwidinze na story yanjye nimwe warukire ariko ahandi hago waru blokinze kuki utigeze wongera kugerageza na nyuma biranatega vino igihe umutima wanjye wari urimo wibaza ibintu byinshi ndimo ndwana no kukikuramo nibwo nahuye na Ayla nkihura na Ayla umutima wanjye wateye cyane tunahura nawe yarari kwiyahuza amayoga kimwe nuko nanjye nari ndi kuyiyahuza ndavuga ntibyashoboka ko uyu mukobwa afite ibibazo nk'ibyo mfite ariko mwegereye ahari umwe yakishingikiriza ku rundi nuko urugendo rwanjye na Ayla kera rwatangiye wenda we ntago abizi ko sinigeze mbibona ariko umunsi wa mbere duhura nanjye nari mfite ibibazo nari ndimo ndwana no kwikuramo umukobwa nk'uwo kandi duhora dupfa utuntu dutoya twa hato na hato tudafite icyo dusobanura urabizi ndagukunda ndayikubwiye nshize amanga nubwo Gavi hari ikintu nshaka kukubwira abantu bashaka kuba bakundana byanyabyo ariko batararemewe kubana nta numwe waremewe undi njye nawe rero ntabwo twaremerawe bati none se basi wigeze unkunda nabura basi warankundaga nati yego naragukundaga kandi cyane pe n'umutima wanjye wose n'ibyiyumviro byanjye byose reka ngire ikintu nkubwira Gavi abantu bashobora kuba bakundana pe ariko imico yabo idahura kandi bene abo bantu biragoye ko bakubakana ngo bikunde biragoye pe hari abantu bahera ko nyine badecidinga kurikana atari uko banga ahubwo ko babona ko batahuza njye nawe suko twanganaga twaranakundanaga ariko nyine imico yacu ntagihura ntago bihura pe ntago bikunda and I'm so sorry Gavi ararira pe birani bikamushobera ubwo ati basi wirira Gavi ati reka ndire uzi urukundo rw'ubuzima Nilani nari nzi ko isaha iyo ariyo yose ushobora kungarukira nari nzi ko nkunda nari nzi ko udashobora kundeka nari nzi ko ntawansimbura mu buzima bwawe but I was wrong naribeshyaga Nilani ese basi wabishoboje iki wabigenje ute ko
iyo ngerageje gukunda undi muntu biranga bihita bikunza mu mutwe. Nagerageje kukwibagirwa ariko sinigeze nkwibagirwa, ahubwo nashyinguye urukundo ngukunda mu mutima wanjye. Ariko none dore wowe warabishoboye, wabishobojwe n'iki Nila? Mbwira basi icyo wakoze nanjye ngikoreye ariko mbashe kwibagirwa. Irani agira atya akegera Gavin agatangira kumuhanagura amarira. Gava ararira pe, amarira akaba yose. Gusa nta kintu n'iki na kimwe Nila aba afite yakora. Abwira Gavin akavuga ati Gavin, nta kintu ufite nakora akantu kanjye, sinanahindura umwanzuro nafashe kuko Kiara ndamukunda ndetse nawe arankunda, kandi ntekereza ko urukundo rwanjye na Ayla nta gahunda yo guhagarara ihari, ntabwo rushobora guhagarara. Gavi ahera akahaguruka agasohoka. Umutima agenda avuga ati Gavi, ndarahira ku buzima bwanjye nuramuka ubanye na Ayla Kiara nzamenya ko ntagukundaga. Tuve aho ngaho twigire kuri Ella. Yicaye arimo yitegereza amafoto ya Ayla, areba ko yambitswe impeta, aramwenyura, umutima akavuga ati at least nawe ubigezeho, yewe shema nawe. Agira atya agafata telefone agahamagara Ayla. Akambwira ati congratulations mwana. Kiara ati se nawe byakugezeho? Ati urumva byarinda koko bigeze izi saha ntarabibona, keretse utapostinze, ariko wibagiwe ko wanabimpaye. Ahera ati ibyishimo nari mfite numvaga inshuti zanjye zose zigomba kubimenya, abavandimwe banjye bose. Kanyuma nanyuma Imana iranteturuye. Yarate inshuti yanjye, ari ikintu ngira ngo mwifurize. Niba Imana igiye kuguha urugo, izambabarire iguha urugo rwiza, izaguha umugabo ugukunda, umugabo uzakubaha, umugabo muzashyira hamwe, umugabo uzakumva ukamwumva, umugabo uzakubaha ukamwubaha, wa undi muzagendana ntagusige, wa undi muzasangira ntagucure, wa undi uzarinda isezerano yaguhaye, wa undi utazagutera kwicuza. Basi Imana izareba umutima mwiza n'ubumuntu ugira, ubwabyo byonyine biyitere kuguhereza urugo rwiza kandi rw'umugisha. Ayla ati Ella, ndabizi rwose sometimes bamwe muba mumpangayikira, ariko ibyiza munyifuriza ndabizi nibyo Imana izampereza. Ati rero nyine nagira ngo nkubwire ni congratulations, uriya nzashaka umunsi tujye kubicelebratinga, tubinywere,
kandi na Sky umubwire nawe ntazabura azaba ahari. Ikindi uzatumire wa mukuru wawe Anna ndetse na Amara bose bazabe bahari. Ndati rwose humura, bose nzababwira. Ahera akakupa agasa n'uhagurutse muri ofisi ye akerekeza muri ofisi y'umugabo we Ethan. Akigera kuri ofisi yumva umugabo ari kuvugira kuri telefone, asa n'afite undi muntu ari kubwira ko amukunda, ariko mugahitira uriya mugore anyizirikaho. Atekereza ko ahari nzagera aho nkamukunda nzamugarukira, ariko biragoye. Yego ntago nteganya kumuha agatanya kubera ko byakwangiza izina ryanjye, kampani yanjye ikaba yajyaho icyasha, kandi kampani ni iya famiye. Ariko nyine n'ubundi ndifuza ko wambyarira, ko byamunaniye. Yewe ubwo uriya azakomeza abe umugore wo kugendana, isi yose ibizi ko ari umugore wanjye ariko ari wowe mugore wanjye. Nshaka ko tubyarana abana, nshaka kumbyarira abana, nzakwitaho. Igihe kigeze zatuma isi yose imenya ko nawe uri umugore wanjye. Ndati ibyo uvuga urabihamya Ethan. Ethan ati cyane ndakomeje. Ndati ntacyo bitwaye gute nakwanga kukubyarira. Nzaguha byose keretse icyo nafite. Ntacyo nakwima keretse icyakwambura ubuzima. Icyo cyose ndakiguha. Ethan aba ari guseka rwose, bimeze neza ari byose Ella arabyumva. Akagira agahinda n'umubabaro, akumva arasa n'umuntu utengushwe. Ahera ko asubira inyuma, amarira ari yose, agahinda ari kose. Muri uko gusubira inyuma kubera ko aba yambaye inkweto ndende, aranyerera, agasa n'ukubise umutwe hasi, agatangira kuvirirana. Ethan asa naho yumvise ikintu kigwa, arasohoka agasanga ni umugore we ukubise umutwe hasi. Agira atya agahamagarira Owen ndetse n'abandi bakamwihutana kwa muganga ngo barebe ko bamwitaho nangwa se batabara ubuzima bwe. Bamujyana atabuja, atumva, asinziriye. Bamugeza kwa muganga, abaganga bagatangira kumwitaho. Bacomeka akana kariya, bakarwana no gutabara ubuzima bwe, bagira ngo barebe ko nabura bamurinda kuba yahasiga ubuzima. Aba yaguye nabi ndetse yanakomeretse cyane, ubona ko igikomere yagize ari igikomere kinini cyane. Yitegereza umugore we akibaza ukuntu byagenze kugira ngo yiture hasi, bikamucanga.
yibaza se ubundi agendaga atareba ubundi byari byagenze gute. Sinumva ukuntu umuntu mukuru yitura hasi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ubundi niki kizakorwa, niki Ella azakora kizatuma umutima w'umugabo wugarukana? Ese ubundi nibi Ethan yakabaye akora? Ubundi se umuntu yatewe nawe aritera? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Igikomere, nitwa Atete, inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.